Nelly yarafashije ubwita kugufasha yagufashije iki buri bagombwa n'igihe nzakugeza kure n'igihe watumye mukundana debo ubunani nzabageza kure n'igihe watumye n'igihe yakomeje kuntera ubwoba mbwira ko ibi bintu bizabivuga wiyemeza gushingira musaza wawe yatamurongora njye nkabona intambara warwaniraga Nelly zose mbabare n'ukuri arabafatanya cyane uhongera umwanzi kwamara inka n'umuntu yakubabarira ati uri umwicanyi uhangira umwanzi uhongera umwanzi kwamara inka umwicanyi iri impanuka pe ntabwo byari umwicanyi Debora mwarahemutse cyane ira ni impanuka yagiye Sabire musaza wanjye imbabazi ambabarire n'ukuri ntabwo nabikoze mbishaka ibaze bamwiciye umugore umutwara n'imfura ye reba uriya mubyeyi urupfu yapfuye umwana yamupfiriye iriya karashika irakubwira ngo kugira ngo abiceceke abike ibanga ngo nuko uzamuhiya musaza wawe nawe uremera nkabona imana mbese ibi byakoze kimupango byose wabonaga ari ihene uzajyana mu giterane nk'ujya kugurisha umusera ukajya gushyira Debora ndi igicuruzwa njyewe kucyo ngize ingurane wabonye amayeri ya wa mukobwa agakungu bari bafite ariko Debora koko usubiza amaso inyuma urabuze niko zitwanyuranyemo Debora urumva n'ukuri ndicuza ndabyicuza warankunze wanyitayeho ndi ishuri byose warabinkora ntacyo utankoreye ariko Debora wayi kubera icyo bikoze naragutengushye n'ukuri mbabarira ugakiye ukajya mbabarira ungana kuri warakoze cyane rugambabarira n'ukuri ndekura urarangije uzi ibyo byose n'uyu nguyu ntumuhaye agahenge nsabye imbabazi Debora rwose waruzi ngo ibyishimo byanyu ngo biragumaho uzu ndatira ngo mwabaye gutya na gutya ngo mwiyunze ngo muraumva nagombaga kubacamo ibice ibyanjye nabigezeho nkuko nabishakaga ndashima kuba nabigezeho nasoni mujye wamwishime rero njyewe hano ndi hano mbabaye ndi mu nzu njyenyine mbabaye umva disi cyabanyereka ayayi nta soni hasa hano ndatira ngo baratwite ngo biyunze ngo ibiki n'ibiki ntabwo ngenera ukuntu naye ntabwo byari bukundi nta soni ndagibuka disi azanye anyikaraga imbere ngaho se ubu naza anyikaraga imbere Debora rwose ariko genda nerura panga mubyara wanjye Nelly uri kwisetsa habaye iki mba bitese cyangwa ndishimye habaye iki erega wasetse gumara yanjye wenyine kwisetsa mu nda nasetse kuva kare habaye iki se nazamuye mu ntera mu kazi erega nkora neza none nagiye kumva baramamagaye ngo nazamuye mu ntera umva ngo iki oyasi ubu ngiye kuzamembwa umushahara utubutse nazanyisha hano muri no rugo boko ubu niyo mpamvu ndeba wisekesheje icyuya cyabize wenyine umwe mu nzu ahubwo se ibi byishimo ndabisoreza hera umva nkubwire ubuse tugiye mbwira ukuntu turi bwambare turi guserebura ibi ni ibintu by'ingenzi witonda ntabwo twanywera hano reka tugomba gusohoka hanze tukajya gusenga ugira umutima mwiza nta muntu atakongeza uzi uko noneho ku kazi mba nagakoze neza shyizeho n'umuhate mba nakira abarwayi neza nishimye mbasekera iki uzi ko ku kazi buri munsi agiye uhora batwaye ibikombe none ibaze nzamuwe mu ntera njyewe nturutse hara kuri gate numva uri guseka imana yanjye arasoze kano kanya
naho shafite impamvu yo guseka tu hakoze ko wabimbwiye ukuri nshaka wa mugani ndi umuntu mwiza umva ko niba noneho imbere n'inyuma nakosha niba ukora neza nawe n'isura yawe umva nta muntu utaguha akazi ugakongeza ahubwo n'ejo bundi uzatwara n'ikindi gikombe umva rero nkubwire mbabarangiye tukubitemo style so tujye kuba icyo bitwaye wenda njye nahindura ariko waguma gutya uko mana yaje ukaba reka bazamuye mu ndera mu myambaro nguko ntibiba ahubwo reka nze nkwereke warabyibagiwe jya kwambara ahubwo gira vuba vuba cha umva nishimye kuri wambaye neza oya uko nguko simba ishaka pe mbabarira ngiye kwambara ngo bitemo style nkubitemo iherena rigera aha ngaha iki ahubwo nuko twaturi gutina ngiye kujya muri salo oya urama amafaranga ahubwo ngiye shawa yaguma gutyo wana shama amafaranga urajyanga yo wamaye uwo mwanya uhita uyatwara oho urashabaye de aguma ndishimye ndimo nseka akuzi kuba wicaye nta gahunda ufite ukajya kumva telefone baraguhamagaye ngo halo umva ugenda witunganya umva nanjye namusiga daje oya da ego umva ndaje uwaje uratinda sugara bongeje nangeje ku kazi umva Debora ngiye kubabaza umupfumu navuganye nawe tugiye guhura amuburozi none ibyo ngiye kubakorera ntabwo mbyitayeho uwo gufata wese ntabwo mbyitayeho noneho irangirwa mbwakazi y'indaya mbi ngira twite ndebe ko uriya mupfumu w'umwana ari bugume mu nda ndaje umva sinamuzinze akanga akaba naramuroze ngo ye gutwita aranze aratwise none buretse rugamba ndamuroga ngasohora ibihuhwe none ndebera ariko buretse ndaje noneho ndayihubuzamo cyangwa nyikumazemo igihe ngakazi gusa kuko intwara umugabo ishiti imbwireshya kuri buretse nkari shari n'urugamba ntabwo byoroshye ntabwo uri hangana urakurira gute nari narabuze urubyaro wishimiye gute mfite imbaraga se nibyo byiza noneho sinkiryama nitera umusego ku buriri nkarara ameze gutya nta bitotsi sinajyaga nkubwira ko njyewe nashira umwe araririnda akarara yirukanseka noneho wagira ku mugongo hicaye ibuye njyewe n'abakugenda kuri buranga reka njyewe kure ni umwana biti imigeri hano mu rubavu ariko ari noneho ibintu biri muri uru rugo ndabizi ko bitongoye ni urugamba muri uru rugo ntabwo worohewe ariko mva nkubwire ubu nubwo umeze gutya nubwo nawe utorohewe ariko ufite inshingano zo kuba hafi ya rugamba urabizi ko nakundaga umugore yari asa naho amajije kumwibagirwa ubona kongera kumva ko Debora ari we wakoze ririya kosa noneho urugamba yasubiye mu bisi urufundo afite agahinda afite intimba wumve ko kugeza izi saha yanze kwiyunga na mushiki we nicyo gihe cyo kugira ngo rugamba umube hafi rugamba umube hafi n'umujye kure nawe urananiwe pe ndabyumva ariko ugomba kumuhumuriza ukamubwira ati sheri nta kundi ugomba gutanga imbabazi mbese ari iyaba ntameze gutya nari no kwemera rugamba nkamukorera ibishoboka byose ariko nanjye turi n'inda yawe ahubwo shima Imana ko ibi rugamba bimenye umeze gutyo byibuze hari icyo biri gutanga sibyo basi kubw'umwana hari icyo biri guhindura kuri rugamba ngaho iba ziriya nkuru yayo umenya ntabwo noneho noneho kubera iyindi ndazi ijoro ituma naryama na rugamba kubera ibibazo ararareba nkamwinginga mukaba mwiza wagabariye ukaryama wababariye mushiki wawe ko ibintu byabaye byarangiye yabaye ikiragi yahomora
ndabizi neza ko ntabwo yorohewe ariko ari mfite ubwoba ko niyivuka imburagihe. humura rugamba ndabizi neza bikazunga kandi birakunda wowe ujye umuba hafi mugatishe ugomba kumubabarira umuganirize ni impanuka yabaye nyine nawe wabyumva. Ikibazo cya rugamba yabaye nk'ikiragi. Aha niho ugomba kubera umugore w'umunyabwenge ukubaka urugo rwawe. Aha bikomeye niho ugomba kugaragara hafi ya rugamba. Ari nanjye nyumva mfite intege. Ndabyumva kandi ndi kukubwira ngo shima Imana kuko ibi bibaye bimeze gutyo. Ngaho ibaze iyo biba nta gutwita rugamba ariko biba ko nta gutwita ariko biba ko umudamu yapfuye ariko ubu ngubu byibuze hari icyo wavugira. Nanjye se shimwe ndarifite mu mutwe. Icyo kirahagije kuba rugamba ari bwigarura ko byagiye kurumura. Ariko none ikindi kibazo akwiye imbabazi. Ikindi kibazo ndaribwa mu nda. Ndatangiye kugenda hanjye ku stress. Tuza ndatekereza ko na rugamba atari kunyegera. Ari mu bibazo nyine ukomeze kandi nawe ugomba gutuza ukihera guhangayika cyane wumva udatuma umwana avuka imburagihe uri kumva icyo kintu ugomba kucyitondera. Sibyo sari kuki Imana inyuza muri ibi bigeragezo. Humura ariko nigeze ahandi nyine rugamba ndaribwa akanjyana kwa muganga none nawe ubwe ameze nk'umuntu uri muri koma. Erega nyine burya baravuga ngo ibiryo by'umukirisitu ni ibigeragezo. Be strong. Be strong. Yeah, I have to be. Ni fight kabisa. Aha nibwo ugiye kugaragara kuri umugabo. Sorry. Yeah. Ka. Kutasoma mbige. Ukitwa utuma station. Ni skandali kabisa. Ni skandali. Mbige. Hey. Okay. Cyukuri. Ngoro nyina mukundaga. Mukundaga cyane. Kimara mukundaga. Okay. None kugera uko namubuze nkabura n'imfura yanjye. Uri gufite ndabwumva cyane ariko reka nkubwire ijambo rimwe cyabiri gusa ngiye kukubwira biragoye kubyumva sinzi ko wabyakira mbikubwiye ndetse n'abandi babyumvise ahandi ngo nabikubwiye nabo kubyumva byabagora bitewe na situation wo Debora yakoze uribwe yaguteje urukundo ya Debora kiyamuhaye buri kimwe sinabivuga ni byinshi ariko Mbige. Debora ngiye kumukora ikintu kibi cyane. Shakwihorera se Debora ngiye kumujyana mu mategeko. Debora ngiye kumurega. kumufungisha Debora gende ajyemo. ndumva peni yawe we married man sibyo ni ibintu nashaka kukubwira rero hari ijambo naje kumenya ndaryiga ndarisesengura ijambo ryitwa kubabarira forgiveness iri jambo abantu benshi rabagora
Iriya jambo nasomye ahantu gahuka carte postale niko bivuga. Handitse icyanditswe cyiza ngo nimutabarira abantu ibyaha byanyu nasomwe ijana azababarira. So icyo ni icya mbere. Leta yacu ni nziza cyane. Iyo hataza kubabarira sinzi ko byari kugenda. Nyeka ko imbabazi leta yazanye rekamite like that byafasha abantu benshi kugaruka mu mucyo. Kuko abantu benshi bari bisenzegera. Umutima wawe urababaye cyane. Abantu benshi bari bisenzegeri ubu bameze neza kubera kubabarira. Iyo wabariye urabohoka, iyo wabariye uba open, iyo wabariye wumva ubaye free. Wongera kuba umuntu. Rugareba tekereza ku mugore wawe ufite ubu ngubu. She's pregnant, aratwite. Nawe na urihebye, nushaka kuvugana nawe, nushaka kumva daddy, nushaka kumva auntie wawe. Byamutera gahinda, byamutera kwiheba bikagira ingaruka ku mwana atwite. Ibazo uhombye n'uyu nguyu, nkuko ahombye wa mbere. None uyu we kumuhomba byabitewe nawe kwa kwiheba no kwigunga, kutavugana, kudakomunikana. Kandi communication n'umugore wawe ni ikintu gikomeye cyane. I read it. Narabisomye. Mbisomye ndabyumva. Ndakwinginza. Tekereza kuri Gloria utwite. Ibaze uhombye Gloria nawe urabizi. Tekereza ku rushako rwawe ufite ubu ngubu. Forget the past. Ibagirwa hahise. Ufuka singe kwa hazaza hawe. Nusha kwigisenzegera umbwire ariko nakwiza gukomera. Forgive your sister. Byarabaye. Numfishe ngo iki. Please bitekerezeho. Cyane cyane. Your unborn child. Ibaze nawe agiye kwera guteza umugore wawe depression nyuma kuvugana yakwinginze yagize ute. Yabona ko nta gaciro afite kuko wibutse wakunda guwa mbere. Yego aramukundaga ariko ihangana umugabo. Ereka ko ufite Gloria kandi Gloria ni umugore mwiza, umugore w'umutima watomboye. Ni advice yanjye. Ndabyumva urababaye pe. Nuheranwa n'agahinda. Ingira ikintu uzunguka. Okay. Yes. Uri inshuti nziza. Thank you for your advice. Yeah. But ije kuvuguruza. allow me to take my time and think about it. Okay. Sawa. Reka njye gutekerezaho. Bitekerezeho. Utekereze kabiri. Umugabo w'umunyabwenge atekereza kabiri, not rimwe, kabiri. Kote nziza na kote mbi. Utekeze kwa zaza hawe, kwa zaza ha Gloria, kwa zaza h'umwana ugiye kuvuka, kwa zaza umuryango wawe hose watekerezeho. Ariko if you forgive, you'll be forgiven. Ndabizi ntabwo wambwira ikintu kindoha. Ndagushimira ko nagiye gutandukana. Ugiye kuba papa. Ndagushimira ko ahanyerera wampaye akambereye akabando. Ndagushimira cyane. Ntabwo nzajya kure y'ukuri. Have a seat. Yego mubyeyi. Byose nabyubahirije nuko wambwiye kwambara na byambo. Yego.
urabeho ibi byose niho utumye biba nakubwiye mbere hose wanga kunyumva wanze kumpa amahoro wanze kumvira mu buzima wanze kumvira ku mugabo none utumye nkora ibi ngibi Toka satani. Nelly! Nelly! Una banda tu. Nelly! Umeze ute? Nelly! Ayuwa! Nelly! Nelly! Ayuwa! Nizera kurapfuye. Nelly! Mutaha wanje Nelly. Toka satani biri biki. Nelly uri biki. Nelly! Napfuye muri abantu gusa abantu ikintu cyanzanye kigana we napfuye kigana n'abantu bakina Nelly mudaro Papa, munyemerere ijambo ngiye kuba ndivuge mpagaze. Kubera icyubahiro mbagomba we na shangazi. Mbere na mbere ndashima Imana kuko yaturinze. Yaraturinze tugejeje amagingo turi bazima. Rwose buri muntu ashimira Imana ku giti cye. Turashima. Maze iminsi ntameze neza kubera situation yabaye nk'inyikubitaho, ariko muri akanya meze neza. Ndumva ndi muri mudu kubona babwira iri jambo. Ngende ku byambayeho kubyo numvishe bintunguye. Ubundi ndi umuntu urwara umutima sinakabaye nkiriho, ariko ndashima Imana ko ndiho. Mu masomo nize ijambo kubabarira, kuko n'Imana iravuga ngo utababarira nawe ntabwo azababarirwa. Shami no mpamagara Deborah ze hano. Deborah,
uri mushiki wanjye, uri amaraso yanjye kandi ndagukunda. Ubundi ntabwo wakabaye ukiri hano, wakabaye uri mu maboko atari ayawe. Ariko urukundo ngukunda, impamvu uri aha ngaha. Ndagira ngo icyo ngiye kuvuga kiraba kuri wowe nka surprise. Shami? 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 Sorry. Nguno. Ndagira ngo uze kuba hafi, hari umuntu atumye ibyo kunywa. Wafungura gate noneho abiza ku gate irafunze. Yego. Uze kuba hafi. Yego. I'm sorry. Deborah, ngira ngo ntabwo ari ugushidikanya, amaraso yanjye n'ayawe namwe. Baramutse bapimye basanga 90%, njyewe ndi muri wowe, nawe ukaba muri njyewe. Natekereje nsanga ngomba kukubabarira. Urakoze cyane n'ukuri. Thank you so much. Thank you. Deborah, ndakukunda. Nanjye ndagukunda. Ibintu nakoze byose byari ubujiji. Urambohoye, ndakuzi. Ngiye gutangira nsenge. Nsaba Imana impindure. Kandi ubundi narahindutse. Icyo narakora ni ukwagira umwamizo. Ndabikora pe. Urakoze cyane, sinabona uko gushimira. Wow. Reka mfate akanya nshimire papa. Papa urakoze kumba hafi. Warakoze kumba hafi papa, ndagukunda. Kandi mwifuza kuzabaho imyaka myinshi. Kuko abantu benshi bagukeneye. Nanjye ndacyagukeneye. Uretse nanjye, n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi baracyagukeneye. Ko inama zawe nziza. Kubera urugero uruta. Shangazi. Ntabwo shangazi gusa. Ahubwo uri na mama. Wangiriye inama nyinshi kandi wambaye hafi. Imana iguhe umugisha. Alice, umuryango wakwakiriye wakira umuntu w'ingirakamaro cyane. Uzakomeza uberera imbuto, uzakomeza utwerera imbuto. Turagukunda cyane. Imigwere, uri inshuti nziza. Uri inshuti nziza cyane. Hari igihe mba speechless. Hari igihe buri cyo mvuga.
nakwivuga ngo ndagukunda ariko sinzi niba byemewe sinzi niba byemewe ko umugabo abwira mugenzi we ngo aramukunda biremewe ariko mugenda gukunda pe nenda gukunda ntabwo turi nk'abandi ndagira ngo munyemerere mpamagare Shami impamvu mpamagaye Shami kuba yagiye muri uru rugo yambereye umwana mwiza ambabarire ntabwo nshaka kuvuga ijambo umukozi wo mu rugo ahubwo umufata nk'umwana wo mu rugo Shami ngira ngo bigeragezo byose twaba twarabaye nabyo muri iyi nzu wongera ngo yarabizize cyane kubera ko yaricishwa aha nuko batabingura ariko narabimenyaga Shami igihe tukiri kumwe mu bushobozi nzaba mfite kubera ko wihanganye ukihanganira muri uru rugo warakubiswe ikintu cyose wumva uzashaka uzagisabe ujye unyura kuri GROLIA ndabizi azajya bikemura ndetse na Deborah okay kandi Imana ikurinde Imana izakwagurwe munini Sheri ihangane wagume ihangane ndabizi mfite imbaraga nke ihangane ndakwagutse Sheri ndabizi ko uraremerewe ariko wagume Sheri ihangane ndi kuribwa mu nda hasi icara icara Sheri umugongo mu nda ibabarise we urashatse kumva ari urashoboka mu nda ndi wasanga ari kugera ugaruka umujyane kwa muganga ntabwo ukuntu wabivuga kumva mu nda nibise genda cyane ikari imodoka ari se we humura humura Sheri shanga mu nda kumva ntazi ukuntu ndi kumera nafunguye gate na imodoka yasohoye ari se we akunda ari kurya cyane ane buri gikapu ndaje Beparage.